byose amahoro wangabiye anyuzuza ibyiringiro umurava kubabarira sezerano risunika era kubirengete zaririmbisha impundu nyinshi agakiza ke kanguya abi uko ndushaho kumegera amaso yanjye arahumuka asunikira ku birenge byiwe numva amagambo ankomeza umutima wanjye uramukunda zaririmbisha kandi impundu agakiza ke kanguye uko ndushaho amaso yanjye arahumuka asunikira ku birenge byiwe ndumva amagambo ankomeza umutima wanjye uramukunda. Bwana sifiwe. Kubera ko mutuje mwicaye kandi mwamutegera niyo mpamvu narinze muri ubu buryo. Amen. Munyemerere minota ndayikoresha neza indirimbo izibiri isitatu ndayikoresha neza. Munyemerere tuvuge kuri Yesu. Tuvuge Yesu ku musaraba. Zandiri indirimbo amasegonda 10 nangahe je kuyindi. Nubwo yari Imana yahindutse umuntu mugaragu w'imbata kugira ngo aducungure. Nubwo yari Imana yahindutse umuntu mugaragu w'imbata kugira ngo aducungure. Zaririmba kuzuka kwe impamvu yo kwizera kwanjye Yesu umucunguzi na Yuda biyerekana zibana k'impamvu yo kwizera kwanje niwe shingiro ry'umunezero w'iteka ntawundi mugisha wo kwirata uretse ukeneye Yesu
nicyo kibazo cyonyine dufite ino mu isi. Umuntu yogira Yesu yotuze. Amen. Haleluya. Yakoze ikintu gikomeye isi y'abizera. Amaraso ya Yesu yakoze ikintu gikomeye isi y'abizera. Yesheje n'abakarane akuraho inzandiko z'imigenzo ndayashima neza. Yanguye umuvumo n'urubanza twisanzemo. Turabana be baziriye. Yanguye umuvumo n'urubanza twisanzemo. Amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose nari mfite. Yanyomoshe aho amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose naje nkimuba yanyuzeho babaye babiri bamenura arangiza yishuye imyenda yanjye yose. Dusubire muri mwe tanga umwanya. Urukundo rw'umukiza rwankuye mu bwijima. Umusaraba wa Yesu wabereye injiri.
Haleluya. Pastor gumuze ngiye kurimba kandi iminota amasegonda gira twicare. Ni ikibazo cya Yesu gusa no kutagira Yesu gusa, nta kindi ibibazo dufite byose ni iki ibintu byose dusubiza ni Yesu no kutagira Yesu. Haleluya. Kuko Yesu yakugezemo, urukundo rwe ndarwumvise rungeze ku mutima, tumva imbaraga yazo zibohora, mubwira shira amaga umwami mwiza pe aruhuka umutima. Musomere izandiko. Haleluya. Musome izandiko z'umukunzi we murinde ya misemburo y'iki gihe, ayireka kumve ijwi ry'umwami aruhuka umutima. Bwana asifiwe sana. Ni Yesu. Haleluya. Ni Yesu. Nicyo kintu cyatunaniye tugira ngo ari n'ikintu nuko kugagara rwose niki nukura Yesu. Uko abantu bamaranye gutya nukura Yesu. Niyo mpamvu muri ibyo twari twaririmbye ejo avuga ngo uretse umve papa uwepo wake maishani mwangu usugira umenifanya munyenyekevu na kwake mimi najisikia huru na tena na Bwana wewe Bwana Yesu nitakutukuza kuwa wewe Bwana aweza mbele ya watesi wangu. Banyongeza ibiri ucurange kizuru. Mana ishimwe. Haleluya. Ngaturimba nizo zindi hanyuma tugire.
umugisha twongere indi rimwe anawe hosana sana haleluya 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 indi rimwe gusa ai hosana ningera yo zabona umwami Yesu twicarane kuri ya ntebe zabona iyo ibyo twizeye byose iby'umutima taratekereza haleluya ningera yo zabona umwami Yesu twicarane kuri ya ntebe Umutimu taratekereza tuzatarama nawe ababihabwa muze turirimbane kubw'igikorwa cy'ubuhanuzi gusa haleluya ababishobora baze turirimbane hano batabishana ariko abumva babihawe muze turirimbane kugira ngo dusige umurage wo kuramya no guhimbaza Imana muri kino kibanza muri uyu muhanda Imana izamurema abaririmbyi bakomeye haleluya ngeze kuri bene izi ndirimbo zizazigira k'imbaraga nyinshi tuzataramana n'abera bose abazakomanga ku rugi bugaranwe ananananananana uzobayo nzobayo akiza buvani bavuga we urugi ruzaba rukiza we nibazabona torono uzobayo nzobayo ari ku misozi yerade banezeranwe n'umukiza we basize imibabaro yose uzobayo nzobayo wanasifiwe ndafashwa mucurange iyo ndirimbo imwe turirimbe twese tumana twicara Mana himbazwe ndanezerewe amen Yesu niwe wikoreye mitwaro yacu igorogota ku musaraba niwo bahe ubugingo nico gituma ntazatinya nawe isi yose yahinduka imisozi y'amahanga ikaje yivugiye ati gerageza wereke ko ndimufasha uburahuye bwiza imbaraga z'abantu zigeraho zidashobora ndahinduye umugisha ukomeye kumenya Yesu ndamukiriza umwe ngo numugisha ukomeye Imana igufashe ubitahure muri uyu mugoroba curanga papa shiramo ritima
oya n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Anihimbazwe we, tuzabona Yesu. Sabona Yesu bwa mbere, indwari zanesheje isi. Abo bose barize kwizera. Aragenda gutasha muri kabangu. Tuzahoberana na Yesu. Tuzasangira nawe. Ibibabariragiye. Hazabaguye. Shuranga sepene. Iyo nanezerewe, nshobora guhagarara nkarimba amasaha 5 agashira ndaricara. Indirimbo zazisuka ngakurya. Imikaza nkumva kirarusha ibiri yindi, ndikaza nkumva kirarusha ibiri yindi. None mureke noneho ngagira sepene yitonze dutanga umwanya twumva ijambo ry'Imana. Tuzogaruka tuze dufite umwanya uhagije hanyuma ngagira tempo papa. Ihutemo buke. None namwe muri active mundebe kabisa. Nubwo nari ngwiriye mwami warazamuye we